hamwe ibintu bigera ku 8 bizakwereka ko umukobwa cyangwa se umugore agukunda. Akenshi usanga abagabo bakunda kwihambira ku bagore batabakunda ndetse akakwereka n'ibimenyetso, ariko kenshi ukagenda ubyibeshyaho kuko ubutekereza ko wenda agukunda, wowe ubwawe ukaba warahumye amaso ukaba utabibona neza. Niba ugiye guhitamo uwo muzabana cyangwa uwo muzashakana, ni ibintu by'ingenzi ugomba kurebaho kugira ngo umenye ko uwo mugore agukwiriye cyangwa ko ari uwa nyawe mu by'ukuri, niba agukunda by'ukuri. Nanone uzarebe niba umugore mugiye kubana agushyigikira mu bintu byawe. Akenshi wenda ushobora gusanga abagabo biha intego z'igihe kirekire, ndetse akenshi ku buryo uramutse wiganirije undi muntu wo hanze ashobora kubona ko ibyo bintu urimo kwipasa muremure. Rero mu gihe uzabona ufite imigambi miremire ariko umukobwa cyangwa umugore murimo guteretana ukabona arimo kugushyigikira, ndetse akenshi ibikorwa byawe ukabona arimo kubitera imbaraga, uwo mugore aragukunda kandi ntukamwiteshe. Kuko akenshi abagabo nubwo bagira intege z'igihe kirekire cyangwa imigambi yabo ikaba y'igihe kirekire, ndetse kenshi ukumva ko bafite intego z'igihe kirekire, banga umugore ubacabo intege cyangwa akabwira ko wenda ubwe iki. Akenshi nanone bagira imbaraga cyane cyane iyo bari kumwe n'umugore ubatera imbaraga, kuko akenshi mu bikorwa byinshi uzabona mu isi byubatse kandi bikomeye, yaba inyubako ndende cyangwa igitekerezo gikomeye, ibyo ngibyo akenshi ugiye kugenzura inyuma yaho haba haherekejwe n'umugore. Kuko akenshi usanga abagabo bagira imbaraga iyo bafite abagore babatera imbaraga, ndetse bakabatera ingabo mu bitugu, cyangwa bakababwira ko bari inyuma, cyangwa bakababwira ko ibyo barimo gukora bazabigeraho. Nawe ibi ngibi ntibizakwisobe cyangwa ngo ugire ikindi kintu byibeshyaho habe na gito. Ujye umanza ubirebe niba umugore cyangwa umukobwa muri guteretana agutera imbaraga muri bintu byose ugiye gukora. Icya kabiri, umukobwa ugukunda ntabwo azigera kuburira umwanya. Abenshi hari igihe batekereje ko wenda mu gihe umukobwa agukunda ashobora kukuburira umwanya wa hato na hato, ndetse akenshi ugakomeza kumwizirikaho, wenda utekereza ko ibyo bintu bizageraho bigakosoka, cyangwa wenda ko hari igihe bizagenda neza. Ariko banza ugenzure, ese kenshi mujya mupanga wenda nk'umunsi wo guhura, akenshi ugasanga niwe uri kubyica ku munota wa nyuma. Wenda bigeze nko ku munota wa nyuma arakubwiye ngo ntabwo bigikunze, yemwe nta nubwo yigeze aguteguza ngo akubwire ko ibyo ngibyo bitazakunda, wenda ngo mubyimurire ku wundi munsi. Ugasanga aragutunguye, niba ku isaha mwavuganye akakubwira ngo oya ntibigikunze. Yemwe kandi no mu gihe gitaha ntazakubwire ngo wenda tubisubiremo, cyangwa wa mwanya wenda wari wansabye uyu munsi nibwo ndawubona, reka tuwimurire ubutaha. Ntabyo yitaho. Yemwe akenshi usanga ari nawe ukunda kugenda umubaza ngo mbese kandi kubera icyo utanshubije ku mwanya nakubwiye ko nshaka, kuki utambwiye ko ubitekereza? Uwo mugore ntabwo yigeze agukunda, kandi nawe ntabwo utegereza guta umwanya ku muntu utigeze ugukunda. Uwo nguwo mureke, kuko uwo si umuntu wawe. Wenda birumvikana ko ashobora kuba adafite umwanya mu gihe kimwe runaka, ariko se buri gihe ahora ari nta mwanya afite? Ibyo ngibyo ujye ubitekerezaho. Uwo kandi arakubeshya rwose, ujye umureka. Ikintu cya gatatu, hari ibintu uzumva abantu benshi bakubeshya muri iki gihe cyangwa muri iyi generation turimo, bakubwira ko umukobwa cyangwa umugore ugukunda azagupositinga. Yego nibyo ndabyemera, ariko se kuri buri wese, kandi abantu bose ntabwo bakunda kimwe. Ntabwo ugomba kwitega ko umukobwa niba atagupositinze cyangwa umugore wawe bisobanuye ko atagukunda. Birashoboka ko yaba agukunda, ahubwo akaba afite ubwoba yuko wenda hari benshi bazasenya urwo rugo, kubera ko abantu benshi iyo babonye ko abantu bamenanye neza bakunda kubyivangamo. Tekereza nk'ubu mupositinze wenda muri kumwe, cyangwa we niwe upositinze, hanyuma ukabona komenti zivuga ngo uwo muntu muri kumwe ni mubi. Akenshi uzahita utekereza ko mu by'ukuri ushobora kuba ahubwo ari wowe ufite ikibazo, wanarebye nabi, hanyuma utangire kugenzura mu by'ukuri uwo nguwo nanone bundi bushyashya, ureba niba muberanye, niba wenda hari ibyo atagukorera, hanyuma nusanga hari ibitagenda
nibwo bizaba ikibazo. Wimuhatiriza ngo agupostinge, kuko akenshi ushobora no gusanga n'umuhatiriza ngo agupostinge, yego azabikora, ariko nanone bitamuvuye ku mutima. We ubwe niyumva ko ari ngombwa yuko agupostinga, ibyo ntuzigere ubitekerezaho rwose, azagupostinga kandi nta n'amakimbirane bizakurura hagati yanyu. Hagati rero wikwigwa umuhatiriza ngo agupostinge, kuko akenshi nibimuzamo rwose azabikora bidasabye gushyireho imbaraga zawe. Icya kane, umukobwa cyangwa umugore ugukunda azajya akunda kuguhamagara kenshi akubaze uko umerewe, yemwe hari n'igihe azaguhamagara cyane cyane adafite n'icyo kukubwira. Akenshi kandi azajya yumva yakuruhukiraho, kuko wenda agira umutuzo mu gihe akuganirije cyangwa akuvugishije. Yemwe azajya akunda kukubaza niba umeze neza cyangwa akubaze uko uri kwiyumva. Yemwe kandi ushobora kuzumva ibyo ngibyo ntacyo bivuze, ariko niba nawe waramukunze, yemwe kandi niba wumva urukundo rwanyu rugomba kugira igihe kirekire rugomba kumara, ntabwo uzumva ari ibintu bipfuye kubaho, ahubwo uzumva wenda aguhamagaye mu by'ukuri ntacyo kukubwira afite, kuko yumva akeneye kumva uko urimo guhumeka. Yemwe niyo yaguhamagara gusa agaceceka, ibyo ngibyo biramuhagije. Ntabwo uzigera rero bimuhatiriza umubwire ngo wahunze gutya cyangwa ngo wampamagaye. Oya, bizizana wikwirwa uhatiriza. Ibyo ngibyo bizarangwa kuri buri mukobwa wese, kuko yumva afitiye umutuzo wo kuba arimo kukuvugisha no kuba arimo kukumva. Azumva afite umutuzo mu gihe nanone yumvishe ijwi ryawe. Ntukabihatirize, ibyo ngibyo birizana. Wikwigwa nanone utegereza umutuzo kuri ba bakobwa cyangwa wa mugore uzaguhamagara bitewe n'uko afite ikibazo cy'amafaranga cyangwa ngo afite ibindi bibazo ashaka ko umukemurira. Uwo nguwo mureke. Ntabwo ukeneye kwirirwa wiruka ku bantu batigeze bumva ubwiza bwo kubana nawe, kandi hari umuntu uzaza akakwishimira mu buzima, yemwe akakomora ibikomere byose wakomeretse. Humura kandi utuze, we wiruka ku rukundo, kuko iyo urwirutseho akenshi ubona urwa pirate, yemwe kandi ntago ruramba rwose. Ibyo ngibyo wikwirwa ubitaho umwanya wawe ngo hanyuma ute umwanya n'igihe wiruka ku bakobwa n'abagore. Ntago uzi neza ko iyo ufite iterambere abo ngabo barizana, kandi uwawe iyo aje ntago aguhitaho muramenyana. Gatanu, ushobora kuba urwaye hanyuma wenda ukamuhamagara umubwira ko warembye. Yemwe kandi wenda azabyumva, hanyuma wenda umubwire ko ibintu byose byakugoye, nta kintu na kimwe ushobora gukora, nta n'uturaso uri gushyira ku mubiri, mbese utari no gushobora kurya cyangwa kunywa. Akenshi niba agukunda azahita yihutira kuza kukureba, ndetse agukorera ibishoboka byose. Wenda azazana utubuto, azane ibishoboka byose nk'udutobe ndetse n'ibindi, akwereke ko akwitayeho. Ariko umukobwa utagukunda azakubwira ngo mbese urarembye cyane, umubwire ngo yego nibyo, hanyuma kwita kuri telefone n'aba bandi wandikiraga ku mbuga nkoranyambaga uzaba ubiretse, birumvikana. Hanyuma nawe akwereke ko ababaye, ariko nyamara mu bintu bijyanye n'ibikorwa nta kintu na kimwe azigera akora kugira ngo akwereke ko ari hafi yawe, ahubwo azategereza gukira. Hanyuma muri wa mwanya watangiye gufata telefone cyangwa cyagiye watangiye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga kuko uri gutora imbaraga utakigwana n'ubuzima bwawe, ubone yohereje ibisa naho arimo kwishimira ko wakize. Inyamara uwo nguwo ntabwo yigeze agukunda, inyamara ni ukugira ngo ukomeze ukemure ibibazo bya hato na hato, bya bindi ahorana ubikomeze ubimukemure nyine, ariko mu by'ukuri atarigeze agukunda. Uwo nguwo rero wimutaho umwanya, kuko uwo ugukunda by'ukuri azakwiyereka cya gihe umukeneye, kandi nta n'umuntu azigera abikora kugira ngo bikunde bimugaragarire. Mwihorere, ntabwo yigeze agukunda, kandi nawe nta gihe ufite cyo kwiruka ku batigeze bagukunda. Gatandatu, umukobwa cyangwa umugore ugukunda ashobora kutazajya akubwira kenshi ko agukunda, ariko azajya akubarira udukuru twinshi twa hato na hato, usange kenshi ari gusubiramo inkuru yigeze kukubarira kuko wenda yabyibagiwe. Akenshi uzasanga afite umunwa n'amagambo menshi, kuko igitsina gore kizwiho kuvuga amagambo menshi ndetse kandi kitagira limiti.
cyangwa igarukiro. Akenshi rero nujya ubona umukobwa mukundana hari amagambo ari kugenda yifataho kukubwira, ntabwo bizigera bikugora. Niba uri kubona hari amagambo menshi ari kujya yifataho ntayakubwire, rwose ujye utangira kubitekerezaho kabiri. Akenshi kandi uzajya umubaza ibijyanye n'umuryango, wumve ntacyo ashaka kubivugaho, kuko akenshi yumva adashaka ko unamwinjirira mu buzima mu mpamvu zimwe cyangwa izindi zishobora kuba zituma mbega adashaka kugushyira mu buzima bwe bwa hafi mu buryo bworoshye. Ibyo ngibyo nabyo ujye ubitekereza. Kenshi kandi inkuru ze zizajya ziganzamo mu buryo bwo gushaka amafaranga, ndetse kandi ikintu cyo guhangayikira ubuzima bwawe ntacyo bimubwiye. Umukobwa ugukunda ntabwo ibyo ngibyo bizigera bimugaragaraho, kuko akenshi niba musabye gusohokera ahantu aho ariho hose, ibyo ngibyo bikaba bibashije, cyangwa wenda mugasohokera ahantu runaka, azajya ahamagaza ibintu byoroheje ndetse bidahenze, ndetse akenshi akunde kukubwira ko ibyo ngibyo urimo gukora urimo gusesagura, ndetse bigaragare ko ahangayikishijwe n'ejo hazaza hawe. Uwo nguwo ntukamwiteshe aragukunda, ibyo ngibyo ujye ubizirukana. Ushobora kuba kandi ufite umukobwa utajya agushyira mu ntego ze, ndetse kenshi ukumva arimo gupanga ibijyanye n'ubuzima bwe, nyamara we ntagushyiremo. Ariko uwo nguwo ujye utangira kumutekerezaho inshuro ebyiri. Ariko niba ufite umukobwa ukunda gupanga ibintu bye, ndetse nawe ukumva arimo kugushyiramo, ntavuge ngo ngewe, ahubwo akavuga ngo twe tuzaba turi aha, tuzaba twarasohokeye aha, umuryango wacu uzaba umeze utya, ariko nyine ukumva ntabwo ashaka kwivuga we ubwe ku giti cye, ahubwo nawe yaguhaye umwanya. Uwo nguwo aragukunda, ntukamwiteshe. Inshuti bakundwa, mwari mukurikiye Overworld TV Rwanda, nshimiye wowe wafashe umwanya wawe ukabana natwe, wakoze cyane. Reka nkubwire ngo wakoze gufata umwanya wawe hanyuma ukabana natwe, wibuke gukanda subscribe, ukande share ndetse na like niba bishoboka. Hanyuma wowe ubikoze aka kanya, Imana iguha umugisha. Mukomeze kugira ibihe byiza. Twareberaga hamwe ibintu bigera ku 8 bishobora kukwereka niba umugore cyangwa umukobwa agukunda by'ukuri. Nizere ko mwasobanukiwe. Wenda ikindi kiganiro mwifuza ko twazabakorera ubutaha, mubyandike muri komenti. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Sable best.